Mia bashaka. Ntabwo mbyemera. Ikintu kigendanye n'ibiryo. Hari igihe umuntu ufashe isafuriya mbere yarura wenyine. Yego. Wenyine. Ushonje ni urya. Itonde. Muvuga umuntu umaze guteka inshuro nyinshi hano. Muvuga umuntu umaze guteka inshuro nyinshi hano. Umuntu akaza akarura ibiryo byose. Kandi mwese noneho twaza kwarura natwe turi mu yindi sene tuje tugasanga yahumuje ubwoya. Urabona watubwiye yuko i Kigali urimo kuhaba gake cyane kandi niho umuryango wawe uri. Ubuse ntibakubuze mu byukuri kuko ushobora kuba utanaherukayo. Yaje kwirirwa imbere y'umuryango utariye. Rebaho. Ari kushakira imirire. We maso ceceka nibarababashije. Ubwo se uvuze ari ndugwaye. Ese no tanke. Ariko imbogamizi icyambere buri muntu wese aba yifuza kuba direct. Nkuko wankoresha interview ariko uri kumva abantu basakuza bavuga bose. Ngahumva. Iyo simbogamizi nkabwira umuntu ngo ambara gutya na gutya nkumva ndaramubwiye ngo hoya ngo ambara gutya kandi ntagaze ukuntu script yanditse ukuntu ngahumva. Icyo kibazo cyakureba Zoomye. Ya ni PCD Bright mwumva areka tubabwire ngo mukomeze mu gubwe neza aho muherereye kandi n'abatameze neza turizera ko ibintu biza kugenda neza burya niyo wagira ibibazo ukabitura Nyagasani ibintu bibiri bugende neza ko byagenda kose. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'abasore ngira ngo murabareba cyane harimo n'abahinduye amazina muri uyu mwaka. Bamwita Baraba. Ama-G The Black umeze ute? Neza. Nyine byabaye ngombwa ko nitwa Baraba bitewe n'akazi nyine ndikoresha iryo zina. Ubwo ibyanjye byari ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo wenda hashize iminsi abantu barakubuze ngo mu mujyi wa Kigali ntukihatuye. Mu mujyi wa Kigali ntago nkihatuye. Ntukihaba, ntukihaboneka. Sinkihaboneka cyane niko bagakwiye. Ntukihaboneka cyane. Warepfunze garuka hano. Ariko se umva mureke turi mu kiganiro man. Funsi maso ko muri kwica action nimba twababwe action nkabaye pose. Rero ikibazo mba mfite hano bafite abantu tabine. Ariko se ngo uraza kubikatinga. Twikomereze. Maso ceceka dukora ikiganiro man. Abari kuri mbani. Mujye mwinjire. Nuko urambwiye ngo nta gukihaba cyane. Ubu ngubu uri mu biki uhugiye mu ki? Mpugiye muri filime yanjye yitwa Baraba. Ngira ngo abajya kuri YouTube we barakubwira n'umuyaga tuza ariko umve ko kubita icyugi. Ni filime yanjye yitwa Baraba ase mwacicitse ngaho. Filime yanjye yitwa Baraba kaboko kumubona nyine ni filime navuga ko yasimbuye bitaga Ngunda ariko ndi kwishima ko bari kuyakira ni sawa cyane. Ngira ngo imaze igihe amezi abiri yashira itangiye. Arashira ntagarashira. None se Ama-G The Black wenda abantu bakumenyereye mu muziki no minsi umaze gukora imizigo ibiri isa nk'ikurikirana ngira ngo iya mbere wayise Inkebebe sibyo indi bayita nguki iriya wakoranye na Mico ishuri ry'ubuzima. Ya nuvuga ngo zikurikiranye mu gihe cy'ibyumweru bitatu
ese wenda abantu bari gukeka yuko wenda wavuye mu muziki ukaba wegeye muri sinema, ese nibyo cyangwa agira icyo utubwira? kandi narasohoye indirimbo ebyiri z'umuziki baba bibeshye cyane, ariko ni kwa kundi nyine umuntu aba aposhejemo gakeya kugira ngo n'abandi bana babe bakora. Wenda sinzi, hari ukuntu umuntu agira gutya akava muri kariyeri akajya mu yindi, ukava mu muziki ugasa nk'ugiye muri sinema. Ese wenda hari abakeka ko mu muziki wasanze nta kintu kirimo ukavuga ati reka mpungire muri sinema, ese niko bimeze cyangwa gira icyo ubisobanuraho? Nta kintu kirimo, yemera, nta kintu kiri mu muziki kugeza ubu ngubu. Nta kintu kiri mu muziki, nubwo kinarimo kirimo kuri bamwe, kuko ntabwo tuzategereza ngo ibitaramo bigiye kuba live ku mateleviziyo runaka, turi abahanzi bagera muri 800 mu gihugu cyangwa 1800, ngo wumve ko niwiburamo 1 2 3 4 ukomeze wicare mu rugo. No way. Nta kintu kirimo, nta kintu kirimo kuri bamwe, ariko kirimo no ku bandi, usibye nabo ko kidahoraho. nabo ni gihoraho. ni ukuvuga ngo mu gisubizo cyiza wavuye mu muziki ujya muri sinema kuko ariho hari akantu. Yes, ntabwo ugiye kure, ariko mwacecetse man, ntabwo uri kure kuri. Ni ukuvuga ngo ariko se gutokora ifuku biravuna. Mwacecetse tugakomeza ikiganiro, ariko maso mwari tugakora. ntabwo yari filime mani, ni interview. Twakomeje rata umusaza. yes. Kati sego. Umva Bright, ntabwo biba byoroshye hano, abantu bose bameze ukwabo. Ntabwo ihangane, uko byakira uko nguko. Ni ukuvuga ngo uko biri kose abantu bari hano, timu yawe ntabwo muvukana, ntabwo mwarerewe hamwe, buri wese tubyo yumva. Yes, warumbwiye uti rwose mu muziki bamwe mani biri seri muyi fata abantu bajyanye. Ikibazo ni kimwe. Icyo kibazo ni guma. Okay, Jado, ngwino hano. Umuntu wongera kuvuga bamukata 1000. Yego. Umuntu wongera kumvikana avuga bamukata 1000. Sibyo? Bamenye ko ibintu biri seri. Dukomeze rata. Ni ukuvuga ngo ibyarakaza ibintu no kukatakata. Wari umaze kumbwira uti mu muziki nta kintu kirimo, nabo kiriho ni kuri bamwe bakeya bashoboka. Bamwe na bamwe, ariko ntago ari twese. None se wenda utangiye sinema, mbwiye ko amezi 2 atari yashira, ubona hari ikintu kirimo kuza, ubona hari intambwe urimo gutera ugereranyije nuko umeze muri muzika? Yes. Buriya tubibonera ku bintu bigendanye na views. Nimba usohoye filme kabona abantu 10,000 na 20 na 70 na bakurikirana ibikorwa uri gukora, nkeka ko we Graças a Deus sinavuze. Jado, mvuze ngo urumva, ukabona ko ibintu byose turi buri hano wowe urase Moise imumbi ubwo byarangiye. Ceceka, byarangiye, mwereke nikomereza. Ukabona abantu bagukurikirana, izo views zikaza abantu 10,000 man, bari abantu b'agaciro cyane. So navuga ko kandi mu gihe kitarenze ukwezi ni ibintu bidasanzwe, ukabona aba subscribers 1000 bigera mu 10. Nyine bitera umuntu imbaraga muri rusange. Kandi noneho na episode zirenze zingahe dusohoye. Harya Jado dusohoye episode zingahe?
esheshatu dufite zingahe 100 tukaba dufite episode 100 tutarashyira hanze ubwo arabura 94 zikiri hanze kandi tugikora none so zirahari ariko nyine bitwereka ko hari abantu badukunze bagakunda ibyo dukora. Kaboko ndakumva baraba Kaboko nawe ndaza kumugeraho mu kanya nta nubwo ngo akinyura mu isantere reka ngo asigaye anyuramo ngo bakamwirukaho none wenda Ama G The Black cyangwa se Baraba abantu iyo bumvishe Baraba ubundi hari igisambo cyo muri Bibiliya kimwe cyo kiruhande ya Yesu bitaga Baraba. Ese ni Baraba kira gisambo cyangwa ni Baraba wenda biva ku nshinga kuba iryo zina warikuye hehe kugira ngo bitekereze? Okay, Baraba nabikuye n'ubundi muri icyo gitabo uvuze cya Bibiliya ariko n'igisambo nuko abantu bagifashe ukundi ariko cyari kiri mu bisambo bishobora gutanga isomo. Kubura igisambo ukabambanwa na Yesu byatumye nsubira inyuma nkamenya amateka y'ibyo bisambo byabambanwa na Yesu kugira ngo menye ngo ibyo bisambo byakoze iki. Hari n'ikindi cya kindi cyitwa ngo iki kimwe cyabwiye Yesu ngo nagera ngo mu bwami bw'ijuru muyi kandi buriya wakubazaho mbandi iri wahamenya urabyumvisha. Ubu ngubu abantu badukurikiye bashobora guhita bavuga ati icyo gisambo wa mugani cyari cyane. Iryo ni ryo somo dutanga. Byari ibisambo bibiri ariko bifite karagiteri zitandukanye mu myumvire no gusaba imbabazi cyangwa se gukora iki. Rero impamvu nahisemo igisambo kigumuye kikavuga kiti nimbura umwana w'Imana nawe kura aho ngaho, ni ukugira ngo bifate imbaraga yo kugira ngo Jado ariko wagiye kabano bari kwica kazanga urumva bikaba bifite isomo. Nubwo nemera kwiyambika icyasha nk'iyitabaraba hari isomo mba nshaka gutanga. Wenda hari karagiteri kiriya gisambo gifite muri Bibiliya niyo Baraba wo muri filime ya Baraba afite. Gerageza kubiduhuriza udusobanurire twumva ahantu byaba bihuriye. Ni ukuvuga ngo cyari igisambo wenda gikoriya kwiba, turabizi gukora ibiki bitameze neza bigendanye n'inyungu z'icyo gisambo, ariko byaje gutuma kibambwa. So eske itandukaniro rya cya kindi kitabambwe nako cyabambwe kigasaba imbabazi ku mwami Yesu n'icyabambwe none nticyemere ko kigahubwo kigashidikanya ku kwemera kwa Yesu cyangwa se ku mbaraga za Yesu, icyo ngicyo niho nashakaga kubihuriza, kwerekana ko Baraba ashobora nuvuga ngo mu bintu dukina mu bintu dukina tuba tugaragaza ko ushobora gukora ikintu kibi ariko nyuma bikakubera nabi. Eske nyuma yo bikubereye nabi bigenda bite? Zigira gute? Zirumye. Zibazumye. Inki zibazumye. Mumenye ko zumye. Reka twigerere kuri Kaboko. Kaboko abamureba murabibona ubwanwa burebure cyane. Cyakubwira ko nta n'ubwanwa ngira rero. Tubwire ibyo ni ibiki? Ntabwo ari magira. Ibi ngibi ni ibironda bya Kaboko. Yego. Ese byagutwegeye kigana kugira ngo Uburundi bungane gutyo? Bisaba guheba. Ni uguheba.
washyizemo ibirombe hajyamo igishoro gishoro nta kintu navuga nyine ababizi murabizi ababona murabibona namwe nyine iyi bisaba guheba ese Kaboko muri Baraba muri filime yitwa Baraba ubundi ukina uri muntu ki ndi igisambo yego asa nk'usobanura neza kugira ngo abantu babashe kumva nubona iki kiganiro atarayireba havuga ati reka ngiye kureba koko muri ino minsi nkina ndi igisambo kiba udukoko kiba sumbirigi kiba uduhene hari n'ibindi bintu byinshi yanze kuvuga ariko se ntago mwatuza amana nuvuga ngo ukina uri igisambo ariko cyakiye please icyo kintu mukitondereho tuba turi muri action ya movie tajya mumbona street ngo ndi igisambo nari ngiye kukubaza ngo dutandukanyirize Kaboko muri filime na Kaboko w'uyu munsi tubona mu buzima busanzwe akina ubuzima busa ako maso wambabariye ubuzima busanzwe akatsi Kaboko nyine wo mu buzima busanzwe ariko reka nkore kuko tubigenze Brian twemwe ikiganiro ngwino hano nawe wicare hano kuko barimo baravuga cyane umuntu wese niho igira hino maso ngwino nayo bankase ayo bayaca nawe gira icyawe kuko uri gucyugumbwa amazi bamukate ibintu bari bagiye kumbaza nka Kaboko babikumbarize maso umusazi ukina ubuzima busanzwe uri igisambo yego wowe uri igikisi oya naga ari guterana amagambo mumenye ko turi imbere y'iteka nuvuga ngo uyu yitwa Maso ukina witwa Maso ukoresha ukuri we ntabwo ubona ko nyafite niba umuntu nawe akina ari Kaboko ubwo se ni imbere cyane hano twagiye mu buzima busanzwe nta nubwo ari filime Maso na Kaboko na Baraba Maso turagira ngo udusobanurire ubundi muri Baraba ukina uri Maso ariko se Maso akina iyi role akina ameze gute ni muntu ki muri societe abatuyemo urabona nyine twagiye i Kigali ziraducanga twigarukira ibyaro none dusanga ba Kaboko baragafashe ibyaro n'ubwanwa bwarakuze ati ubwo nyine baba batwigisha kano kagigi k'icyaro none twasanze bayoka bibi cyane kirazira ko Kaboko yagenda imbuzi y'abandi barayoka mu byo nzanye isumbirigi y'abandi barajyana rero nubwo buzima twibera mu bintu Baraba cyangwa na Kaboko mu bintu azana n'inkuni ziba zirimo ntago nakebura karaga hene ngiye kurya ntabanje kubikira mu gafuko wenda Maso urumva uri umuntu wigiriye mu mujyi zirashya uhita umanuka uragaruka wowe nubuhe bucuti buguhuza na Kaboko kuko byanze bikunze mushobora kuba muri inshuti za hafi tubuduza nuko tubona icyo kurya gusa ajya guhiga ku kaboko ke karekare ukibonera ipfura ikagoroba ni gatondo umushyushyo imbere cyane yes wenda reka tugaruke kuri Amaji cyangwa se Baraba ni ukuvuga ngo iyo urebye kugira ngo ubashe guhuza abantu bawe donc urabona n'urugendo rurerure kugira ngo ufate abantu bangana nk'uyu mubare tubona kugira ngo ubashe kubashyira hamwe byagutwaye imbaraga zingana gute wabitekereje ute ni imbaraga nyinshi cyane ariko Imana buriya ari ukuntu ijya mu bintu by'umuntu bitewe wenda nuko yayiyambaje cyangwa se uko yayisabye simvuze ko ibintu byose umuntu asabye Imana biba ariko byantwaye imbaraga nyinshi kubanza gutekereza ku mushinga kwandika amascript gukora abaderangere ntago babura muri karasi twigaga ariko se wacu nawe ubaye ubusu ubarushije
nyine urumva ko gufata umwanzuro wo kuza kuba kure y'umujyi kugira ngo dukore ibyo bintu, gushaka amarokasiyo, urumva nyine ni ibintu biba byarantwaye imbaraga ariko nta ribi byaciyemo. N'amafaranga reka guhemba bano ba ngiye mu n'amafaranga. Uvuze guhemba mpita ntekereza avuga ngo byanze bikunze abakinnyi ntago bahembwa kimwe. Uhembwa make ahembwa ngahe, uhembwa menshi ahembwa ngahe? Ushaka menshi. Iryo ni ibanga rya boss ry'akazi. Si ngombwa izi uramusubiriza. Ariko se kuki iyo tugeze ku mafaranga iteka muvuze induru? Ushaka guhembwa menshi. Amafaranga yo ni ibindi bintu. Okay, reka mbivuge neza. Yego. Uhembwa menshi ni ushaka. Yego. Usanga ari ubwoya. Ndavuga uhembwa menshi yitwa Baraba. Yego. Wenda umukurikira none. Umukurikiye. N'umufigira. Yego. Uhembwa make muri bo. Koko uri muri yego nk'ari wowe. Uhembwa Make. Kuko ntago abakinnyi bashobora guhembwa amafaranga angana. Utahira ubundi. umuntu uhembwa amafaranga make Nyamaso. n'uwayanywereye. Ubwo twabyiba